rero ntabwo nari nzi byagombaga gukurikiraho kuko nanjye natungwe no kubona itangazo rivuga ko yarwaye. Urumva uko biri kose kuva yararwaye birumvikana ko Satani yari yasabye ubuzima cyangwa ubugingo bwa Yago kugira ngo abuburizemo, none ibikorwa bya Yago n'imikorere yiwe n'ibikorwa byiza akora byose bihagaritswe n'umugambi wa Satani. Ngewe ku giti cyanjye ndabyemeza kuko ntabwo ari Yago wenyine nari impanuriye, nta nubwo ari nge wiyongoreye iryo jwi. N'ikimenyetso kigaragaza ko atari nge waryiyongoreye nuko nyuma yuko ubwo buhanuzi busohoka hari ibyakurikiyeho kuri Yago, ntabwo byabaye kuri undi utari Yago. Rero icya kabiri nuko yagubwe ubuhanuzi yabwakiriye icyago kitaramubaho. Uyu munsi wa none iyo aza kurwara cyangwa bigatangazwa ko yarwaye ubuhanuzi butaramugeraho nibwo byari kugira ngo nagatwiko, ariko ubuhanuzi bwamugezeho mbere. Ubwo rero ndashimira ahubwo Imana yuko hasohotse itangazo rivuga ko ari kumera neza nyuma y'amagambo y'abana abantu bumvise ubuhanuzi nahanuye, bo bagatangira kubyumva muri essence y'urupfu, abandi bagahanura urupfu kuri we. Sinahanuye urupfu, nahanuye ko Satani yamusabye. Hari abagiye bansabiye igifungo ngo bagukurikirane ngo kubera ibintu wahanuye. Ntabwo icyangombwa ari uko mwagatakaje umwanya mu gupinga ubuhanuzi munandika SMS zo kumukomeza no kugira gute, kuko nyuma yo kumukomeza aramutse ahuye n'ikibazo akanapfa mwaserebura bamwe muri mwebwe. Yes, kubarimo gukurikirana BigTown TV, mwonje mwiriwe amakuru yanyu, ndakeka ko mumeze neza cyane kandi mukaba murimo gukurikirana BigTown TV buri munsi buri gihe buri kanya. And even right now I go by the name Bacting, igabari BigTown TV cyo mugomba gukora no gukanda subscribe maze gahunda zose zikabageraho mu buryo bwiza kandi bushimishije cyane. Tuba turi kumwe buri munsi buri gihe buri kanya and even right now. Uyu munsi cyangwa muri minsi hari inkuru irimo kuvugwa cyane y'umunyamakuru witwa YAGO. YAGO ni umunyamakuru uzwi hano mu Rwanda, ni umunyamakuru muri make muramuzi. So uyu nguyu YAGO ashize iminsi birimo kuvuga ngo YAGO ari mu bitaro, YAGO ararwaye, YAGO ameze nabi, YAGO. And then hari abandi base bavuga ngo ibi bintu ntago bishoboka, abandi bakavuga ngo nagatwiko, abandi bakavuga ibiki n'ibiki. Ariko ejo nahise ngerageza gushaka ukuri, ese ibi bintu nibyo cyangwa ni ibintu byo gutwika, ese ibi bintu bimeze gute? Mitangiye kuri telefoni ya YAGO ngerageza guhamagara, ntago yabashije guca ku murongo ko nashakaga kumenya ese ararwaye, ari mu bitaro, arwariye hehe, namusura gute n'ibindi byinshi cyane. So telefoni ye biranga, telefoni imaze kwanga gucyamo, mitangiye kuri Instagram ye kuko akunda gupostinga cyane. Ndavuga ngo reka ndebe umuhungu wacu YAGO menye n'iki kibazo afite. Nsanga post ya mbere YAGO Nyarwaya YAGO ya postinze. Iyi posti yayishizeho umunsi w'ejo. Iyi posti iravuga ngo abakunzi ba YAGO TV show mutwihanganire muri minsi ntabwo muzabona ibiganiro nk'uko byari bisanzwe kubera uburwayi bwa YAGO, murakoze. Inyuma y'iyi posti hajemo comments nyinshi cyane kuri Instagram ya YAGO, comments zirenze 1500 zirimo kumwifuriza gukira, zirimo kumubwira pole bro, komera kandi ukomere YAGO, abandi Imana yo mu ijuru gukize, abandi pole sana, you quick recover my YAGO, abandi get well soon brother, abandi quick recover dear, abandi byinshi cyane. Inyuma y'iyo posti ndimo gutegereza gato, ndimo kubaza n'abandi abashoboye maybe kumusura mu bitaro, nta numwe nabashije kubona cyangwa kumenya umuntu wasuye YAGO mu bitaro. Posti ya kabiri bayamenetse kuri YAGO for real. Iyi ngi ni Instagram ya YAGO Nyarwaya, irimo kuvuga ngo muraho, umuryango wa Nyarwaya Innocent YAGO unejejwe no kubamenyesha ko arimo koroherwa kandi tuboneremo no kubashimira cyane abakomeje kumusengera. Tunashimira byimazeyo abaganga bamwitayeho, LA Croix de Sud kwa Nyirinkwaya, Imana ibahe umugisha.
ahangaho comment naho zahise zimeneka nyinshi cyane zigeze kuri 900. Nukuri sinkunda gusenga ariko nyimara kumenya ko urwaye ndaransenze nkagusabira Imana ngo irinde umuryango wawe ari n'ibindi byinshi cyane. You better be fine, YAGO. You better stay well for years. And I'm so happy for this quickly recovery soon, our brother. Turagukunda nukuri. Abandi haleluya haleluya haleluya. Abandi ni byinshi cyane. Enyuma yangaho mpita nshaka kumenya ukundi kuri ese ibi bintu biturutse hehe. Abantu banje bo hafi tabambwira ngo hari umuntu wahanuriye YAGO kurwara ibibazo akanasaba ko mu musengera kuko YAGO araza guhura n'ibibazo mu minsi ishize. Yarabivuze ngo ni umuhanuzi. N'uyu nguyu wicaye imbere ya camera za BigTown TV bamaze kumbwira gutyo nahise mvuga ngo ni gute se. Bamwe na bamwe barambwira ngo jya kuri channel kuri Instagram account ya YAGO uraza gusanga ahantu na YAGO wenyine yarabipostinze mbere ya byose avuga ibi bintu. Nahise njya kwa YAGO manutsemo gatoya nsanga post ya YAGO wenyine yarayipostinze. Reka tubanze tumve amajwi. Ariko ndi hano kuri iyi kamera mu gutwi kwanjye uku gutwi uku ndimo ndumvamo ijwi ry'umuntu witwa YAGO mu bantu ntabwo ari ahandi biturutse bije none ahangaha nicaye mu bantu bagomba gusengerwa nawe agasenga asengerwe Satani yamusabye. YAGO wa TV show nijwi ndimo ndumva rimbwira ngo mu bantu bagomba gusenga nawe agasengerwa n'abamukunda bose muri rusange asengerwe Satani yamusabye. Ni Satani wamusabye. Yamusabiye kuki? Wimbaza byinshi kuko wenda nk'agafaranga Satani yamusabye amusabiye ku mafaranga. Ayo mafaranga amusabira kuri icyo kintu cyo kugira ngo afungwe. YAGO Satani yamusabiye kuki? YAGO yasabwe na Satani kandi asabwe Satani ashaka kumuhora ibikorwa akora. Mbese asabwe nk'uko Yobu yasabwe. Nta cyaha afite, nta cyaregwa, nta cyashinjwa, nta n'umutima we kuri we umucira urubanza. Niko numva umwuka ari kuvugana nanjye. Ariko asenge kuko Satani YAGO yari yanditse ngo cyakoze n'icyomoka nimuzarire ahubwo muzarye munywe mubyine mwishime kuko nzaba niruhukiye. Utudushida twidunia big time. Comment naho zimeneka nyinshi cyane. Wari wahanuye nguyu hano yaranapostinzwe na YAGO none yamaze kumupostinga abantu benshi bavuze ngo nagatwiko. Turi kumwe imbere ya camera za BigTown TV. Reka banze adusuhuze atwibwire maze ni byinshi turi buze kuganira. Murakoze cyane ndabyishimiye. Amazina yanjye nitwa Ezekiel Rukundo, ndi umukristo usengera mu itorero rya ADPR hariya Kimisagara aho bita Katabaro. Ndi umugabo wubatse umaze kubyara gatatu. Muri izo mbyaro napfushijemo ebyiri byo nabicishijeho hano barabizi. Ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nkaba umuhanuzi ndetse n'umuririmbyi. Ninjye waririmbye indirimbo ivuga ngo aha turi none hahoze abantu bigumemo neza. Ndumva nivuze ubwo buhanuzi nabuhanuye ndi ku kiganiro cyagombaga guca ku macana abiri. Hari cano yitwaga Impemburo na cano yanjye yitwa Kiranuka TV. Naho ngaho nabihanuriye twari turimo turaganira bisanzwe, hanyuma biza nyuma dusoza ikiganiro niwe ngewe rero wabihanuye. Okay, nice cyane. So reka tugaruke mu buhanuzi bwawe nibi tuze kubisanisha no kurwara kwa YAGO nimba hari ukuntu bijyana. Wari mu kiganiro tuvuga ngo akakanya kugutwi kwanje numvishe kwari ukungukuko. Apana ko nuko.
ndumvamo ijwi rimbwira ngo abakunda yago ndetse na yago basenge kuko satani yamusabye. Rero ntabwo nari nzi ibyagombaga gukurikiraho kuko nanjye natungwe no kubona itangazo rivuga ko yarwaye. Ariko mbibonye ngiye mpita nk'umuhanuzi mpita menya bwa busabe bwa satani ubyo yamusabyemo, mpita mufatira igihe cyo gusenga. Amasengesho nayatangiye ku wa gatanu nimugoroba, nayashoje ku cyumweru nimugoroba. Reka tugaruke inyuma gatoya. Ese uri umuhanuzi? Yego ndi umuhanuzi. Umuhanuzi ni umuntu ki? Umuhanuzi ni umuntu wese utumwa n'Imana kandi agatumwa ku bantu b'Imana cyangwa se kuburira abantu no kubamenyesha ibyenda kubaho biturutse mu kanwa k'Imana. Waratumwe n'Imana? Natumwe n'Imana. Imana nyir'ijuru, Imana yo mu ijuru n'isi niyo yantumye. Imana yaragutumye? Yego. Irakubwira ngo mbwire yago n'abamukunda bamusengere nawe asenge, satani yamusabye. Yamusabye iki? Amafaranga? Yamusabye imyenda? Yamusabye umugore? Yamusabye iki? Urumva uko biri kose kuva yararwaye birumvikana ko satani yari yasabye ubuzima cyangwa ubugingo bwa yago kugira ngo abuburizemo, none ibikorwa bya yago n'imikorere yiwe n'ibikorwa byiza akora byose bihagaritswe n'umugambi wa satani. Ariko impamvu Imana yatanze SMS kugira ngo asenge kwari kugira ngo imbaraga za satani n'ubutware bw'umwijima butagira imbaraga ku mugaragu w'Imana ari we yago. So ijwi ryaje rikubwira gute? Gena ndi mu kiganiro cyo kubreminga ku bakozi b'Imana cyane kuri ubu bukwe burimo kuvugwa hagati ya Papa Sharirene n'undi muntu bagiye gushyingiranwa. Ndumva ari byo bintu twari turimo turi kubisesengura mu kiganiro cyari gifite nk'iminota nka 40 cyangwa 50 si nibuka neza. Numva turi kugana ku musozo, nyuma numva ijwi ubwanjye riri kunyungura nkuko naza nkavuga ngo bakti bwira abakunzi ba yago cyangwa ubwira abakunzi ba BigTown ubabwire ngo nimusenge kandi munsengere satani yansabye. Baza kuko iyo wumva ijwi muri guconnectana naryo muganira, urumva ijwi uri kubwana nk'irya telefone. Iyo uri kuvugira kuri telefone utashyize ntuza ngo abantu bose babyumve, wowe ni wowe ubwawe uburyiyumvira ukumva uwo mukominikana. Ndareba zose mbivugire ahanga ijwi rirambwa ngo bivugira aha kandi ubivuge vuba kuko satani yamusabye kandi ni ibintu bigiye kugaragara mu kanya gato. Ndabanza mera nk'ushidikanya ariko biba ngombwa nyine ko mbitangaza kuko buriya ntago waba ikigane ngo ugomera Imana niba Imana yagutumye cyangwa se wumva ijwi riri kukubwira nubwo ryaba ari rya satani cyangwa se ryaba ari ry'undi mwuka, uvuga ikiryo jwi wumva riri kuvuga. Ibisigaye abo bireba bagashyira mu bikorwa ibyo ryajwi ryavuze nta kindi. So urabyemeza neza ko ari ubuhanuzi? Ngewe ku giti cyanjye ndabyemeza kuko ntabwo ari yago wenyine nari impanuriye, nta nubwo ari nawe nari nigiriyeho guhanura. Ikindi kandi ndihamiriza neza nashidikanya yuko ari Imana yo mu ijuru yamamagaye atari nge wihamagaye, nta nubwo ari nge wiyongoreye iryo jwi. N'ikimenyetso kigaragaza ko atari nge waryiyongoreye nuko nyuma yuko ubwo buhanuzi busohoka hari ibyakurikiyeho kuri yago, ntabwo byabaye kuri undi utari yago. Rero icya kabiri nuko yagubwe ubuhanuzi yabwakiriye icyago kitaramubaho. Uyu munsi wa none iyo aza kurwara cyangwa bigatangazwa ko yarwaye ubuhanuzi butaramugeraho nibwo byari kugira ngo nagatwiko, ariko ubuhanuzi bwamugezeho mbere. Hari n'abandi bantu benshi bagiye bagira kwa muganga harwariye. Uwitwa Reyira niwe ejo bundi ndumva rejo nibwo nakiriye nimero yiwe ari kumbwira ati mukozi w'Imana warahanuye, none ibyo wahanuye byarasohoye, none dufashe dusengera umuvandimwe kuko ubuzima bwe ntabwo bumeze neza. Atararwara umaze kuvuga ayo magambo na yago wenyine yarayapostinze, yakase aka video aragapostinga kuri account yiwe. Ako nakari kuri channel yanjye. Yagakuye kuri channel yawe aragapostinga. Abantu benshi icyo gihe atararwara ameze neza. Abantu benshi se mubwiye ngo Yesu Kristo akwimane yago. Ntabwo ndi busome byose ni byinshi. Abandi baramubwira ngo biguhahamura yourself, you ain't have to go nowhere. Ubundi ngo disi ubu bwoba bwakwishe wasanga utari gusinzira pe, uhumura mama, ubuhanuzi bubereyeho guhindura abantu. Rero senga kandi natwe turagufasha pe. Satani
akorwe n'isoni kandi humura. Undi ngo ubwo yasabwe turamukwa vuba undi akubwira ngo wewe yakubwiraga ngo toka satani kwa jina la Yesu. Undi aravuga ngo ndi kubona yitwa Kiranuka TV show, take it easy bro. Toka satani baho yago n'ibindi byinshi cyane. Uyu mutipe arashonje, abantu benshi base bakuzamukiraho uri kubeshya ariko inyuma y'iminsi ngahe yagwesa rwara. Niyo makuru dufite, usibye ko ntabwo turamuganiza cyangwa we ntabwo aratubwiye uko bimeze. Yago mu bitaro kuri posti z'ejo ngo atangiye koroherwa. Are you sure nijwi ry'Imana ryakubwiye kubya Yago? Are you sure? Bagti nago naza kuvuga ngo ndimo ndatwika mbeshyera ijwi ry'Imana, kuko ndamutse ndi gutwika mbeshyera ijwi ry'Imana nzi ko Imana yampana kurusha uko abana b'abantu bampana. Ngiyewe icyo mpamya ntashidikanya nuko Yago Imana imuzi kandi imufitiye urukundo. Kuba yaratinyutse mu bikomerezwa byose biri muri iyi si, ikatura izina rya Yago ikamuntuma ngo nimubwire ngo nasenge suko imwanga. No kuba nanjye yaramuntumye nkemera gutumika nanjye suko mwanga. Rero ntabwo naje nanga ubuhanuzi buturutse kuri Satani, naje nanga ubuhanuzi buturutse ku Mana, kugira ngo nidumusengera nawe agasenga Imana imurwanirire aho amaboko y'abana b'abana atabasha kumurwanirira. Ubwo rero ndashimira ahubwo Imana yuko hasohotse itangazo rivuga ko ari kumera neza, nyuma y'amagambo y'abana b'abantu bumvise ubuhanuzi nahanuye, bo bagatangira kubyumva muri essence y'urupfu, abandi bagahanura urupfu kuri we, kandi ngiye nari natangaje ko ari ukumusengera. Hari n'abandi bagiye burutansomye mwaho, hari abagiye bansabiye igifungo ngo bagukurikirane ngo kubera ibintu wahanuye. Abandi nabo kagenda bavuga ati nyamara uyu muhanuzi biragaragara yuko ari yatumwe n'Imana. Hari n'abandi bagiye babihuza n'impfu z'abavandimwe batambutse mu minsi yashize, yababatiye umutipe yatwaye runaka none atwaye na runaka none arashaka no gutwara Yago toka shitani. Nyine bagenda bantokesha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko iyo nza kuba ndi gutumika ubutumwa bwa Satani, ntabwo mba naravuze ngo bamusengere, kuko kumusengera niyo ngingo yo kumwimana cyangwa yo kumurengera. Ahubwo nari no kubiceceka singere n'icyo mvuga. So Satani yaramusabye, amusabirira iki? Urupfu. Birumvikana iyo umuntu yarwaye aba ari hagati y'urupfu cyangwa se ikindi kibazo gikomeye wenda cyo kutazongera gukomeza akazi. Urumva niba Satani agusabishije uburwayi ugahita uhagarika akazi, byonyine cyambere agusabiye mu byutunze, mu butunzi. Bwa burwayi niba bakujyanye kwa muganga hari ibyo buri bugukosome, kuko abaganga bo kwa Nyirinkwaya nago bari mu buvuriro ubuntu, n'imitari bumwe ari buyize kuyishyura. Umva ko yamusabye mu buryo bwo kumukosoma ibyo atunze. Kabiri, yamusabye mu buryo byo kumutesha umwanya no kumurwaza ndetse no kunaniza umubiri n'ubugingo bwe. Haba mu bitekerezo aratekereza ati ndapfuye birarangiye, kuko umuhanuzi ari yabimpanuriye. Ubwo ni uburyo bwinshi yamaze kumusaba, yewe hanarimo n'urupfu, kuko niba yagusabye ukarwara ni ikimenyetso cy'uko n'urupfu urangaye gato narwo rwagutwara. Kuko kuri iyi si nta muntu utagira gute utapfa. Icyangombwa ni ukumenya yuko Satani yagusabye, ukamenya n'intego yari afite agusaba, ukanamenya ko atari Imana ibirimo, none ukanamenya n'icyiciro bw'isunge, umunyembaraga uri bwisunge kugira ngo arogoye uwo mugambi wa Satani. Yego. Okay. Umaze kumenya ibyo ngibyo no kubitangaza, nihe reaction wahise ufata ako kanya? Ku giti cyanjye kubera ko menyereye guhanura kandi nkaba nzi ko iby'Imana intumye abwaba ari uko, numvaga ku giti cyanjye nta kindi kibazo cyo mpfa nuko maze gutumika. Ahubwo byahindutse nyuma ari uko numvise ko yagize gute yarwaye. Nagiye kuri Instagram ye barambwira ngo yagupostinze, abantu bose batangiye kumwanga ngo bampostinze. Noneho njya ari nundi numvise ngo abanyamakuru bo kuri radio yitwa Magic FM barimo baracuranga ako kantu bavuga ko navangiwe, njya ku mazina y'abastari bamwe na bamwe baziranye na Yago, ngenda ndeba ibyo barimo baragenda bapostinga. Umwe akavuga ati komeza Kazimani va mu bagutera ubwoba. Mbona ko bwa buhanuzi bwatambutse babutesheje iki agaciro bitewe n'izina yagafite n'ukuntu bamutekeza. Bamwe bakavuga atari gutwika. Ndavuga n'ubu buhanuzi ubwo batangiye kubupinga bushobora gusohora kuri Yago.
rikaba ryajwi numvise riri fiyeri ry'ibintu ryavuze. Nibwo nahise mfata kamera yanjye ndekodinga ikiganiro nacishije kuri Kiranuka TV kivuga ngo abantu mwese muri gupinga buno buhanuzi, ntabwo icyangombwa ari uko mwagatakaje umwanya mu gupinga ubuhanuzi munandika SMS zo kumukomeza no kugira gute, kuko nyuma yo kumukomeza aramutse ahuye n'ikibazo akanapfa mwaserebura bamwe muri mwebwe, bamwe mwaserebura abandi mukavuga ati nyamara wa muhanuzi yari yarabivuze. Ahubwo ni muza twisunga Imana dusenge, tumusengere, tunandike message zo kumushishikariza gusenga kugira ngo Imana ikwepeshe cya cyago Satani yari yateguye hatagira ikiba. Icyo kiganiro maze kucyaprodinga saa 9 ndumva ari kuwa gatandatu saa 9 nibwo wa munyamakuru witwa Vitali wo ku Mpemburo nibwo yampamagaye kuri telefone arambwira ngo ubu tuvugana ndi Remera ariko bwa buhanuzi uhanuye kuri Yago burasohoye. Reba kuri Instagram ye uraza gusanga yashyizeho ko yarwaye. Ngiye kureba nanjye sanga koko ararwaye. Atambwira ati ngwino dukora ikiganiro n'abandi bantu batarabibona tubisobanure. Bitangiye twahise dukora ikiganiro cyako kanya. Ubu tuvugana menya kigeze niba ari mu 31 niba ari mu 30 sinibuka, n'abandi banyamakuru batandukanye bagenda babivugaho nibwo none mwebwe abanyamakuru bamwe na bamwe bagiye bamamagara bambwa ati twumvise ubuhanuzi wahanuye kuri Yago none yagararwaye urabivugaho iki, ko ari abantu bari kugusabira igifungo, abandi ko bari kuvuga ngo umuhanuzi w'inyoma, abandi ko bari kuvuga ngo umutera mwako, urabivugaho iki? Ijwi waryumvise ute? Ngenda mbisobanura gutyo. Nubwo buryo ngiyewe numvise ijwi naho abambwira ko naba ngifite uruhare mu burwayi bwa Yago barambeshyera kuko ngiye natumitse kandi ijwi natumitse cyari ryo kugira ngo asengerwe yo kabyara Imana imwimane. Ese nago bona turi mu bihe bya nyuma mu by'ukuri kuntu muri Bible bajya babivuga ngo hazaza abahanuzi b'ibinyoma. Ari ukuntu cyo gukora prediction bikaga kwereka umuntu arwaye atari ijwi ry'Imana. Bikago kwa kundi kweri. Ariko Yesu icyo gihe asubiza ku kijyanye n'abahanuzi b'ibinyoma yarashubije aravuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo bera. Icya kabiri ikintu kizakubwira umuhanuzi w'ikinyoma nicyo yahanuye. Niba nahanuye ikintu kigasohora ubwo urumva ndi umuhanuzi w'ikinyoma. Umuhanuzi w'ikinyoma ni umuntu ushobora kuvuga ikintu ntikibe. Ariko se niba cyabaye, niba mvuze ngo nimusengere uyu muntu Satani yamusabye ejo tukumva yarwaye, biraza guhinduka ko ari ubuhanuzi bw'ikinyoma gute? Don't you see ko bikomeje gutya hari ahantu abahanuzi mwamwe muzajya mwishira mu bibazo. Uzajya hanurira umuntu bitangazo bishira yari hanze utamubwiye wenyine ku giti cye, ejo nejo bundi ageze ikibazo akitaba Imana abantu bakagufata ngo wowe utera imyaka ugakora iki biririre ibintu byinshi cyane. Ntabwo ubona ko you putting your life in danger? Nabwo icyo bisubiza aho ngaho Bibiliya ifite ikintu yabivuzeho nanone ku bahanuzi cyangwa se abakozi b'Imana. Avuze ngo mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, abantu bazikunda bakunda imwe badakunda nababo. Ariko ivuga noneho ku bahanuzi ubwo kubera ibyo bazaba bavuze abantu batemeranwaho kimwe. Iravuga ngo bazabagambanira, bababeshyera ibibi byinshi, babajyane mu nkiko, bababuranisha, ariko ntimuzagira ubwoba bw'ibyo muzavuga, kuko ibyo muzamuvuga muzaba mubibwirwa na So uri mu ijuru umenya ibyiherereye. Ngewe icyo navuga nagiraho ikibazo ni igihe nshobora gutumwa sintumike ninangira umutima. Urabona Yago ni umusitari, singira nimero ya telefone, kandi ijwi rintumye wumvise wigeze kuri curanga, wumvise ko rintumiye kuri kamera, mbabwiye ko rije nona kandi ngomba gutumika ako kanya. Igihe nzajya gushaka nimero ya Yago ninguhamagara we bagiti ngakuvuga ngo ma nimero ya Yago, icyambere uzabanza umbaze ngo uramushakira iki, nkubwire ngo ndamushakira iki, bitewe n'umwemerewe yawe cyangwa n'imyizerere yawe uzahita wumva ko ndi gushaka gutwikira kuri nde, kuri Yago. Icyo gihe ntuzayima. Rero ushobora kumbwira ati ngwino dukora ikiganiro ahubwo kugira ngo ngwe nimero ndayigwa nitumara gukora ikiganiro ibyo bintu maze kubivuga, kuko birimo imari kuri YouTube ku bantu bari buze kubyumva, si byo se? Ni ngombwa rero yuko aho kugira ngo ntakaze umwanya wo kujya gushaka ya nimero, niba Satani yamusabye ninjya gutega moto ngo ngiye gushaka ya nimero, Satani araza kubona yuko ndi gushakisha nimero yo kwihutisha bwa buhanuzi, nanjye arantega umutego wenda dukora impanuka cyangwa se ndindize ningira n'umuntu ndi bugisha inama ambwira uburyo ndi bubivugemo, tuza gusanga nyererewe gutanga bwa butumwa bya bindi bimusohorewe. Mu gihe yari kubimenya agasenga n'abandi bamukunda bakamusengera,
Imana ikumva ya masengesho y'abera yarangiza ikarokora ubuzima n'ubugingo bwe igatanga ingabo zigapfa kubwe. Ariko mu gihe bitihuse biraza kumusuraho bize kurangira nabi, wenda ejo nzagaruka noneho muvuga ko ndi gutwika, mvuga ati sha biriya bintu byabaye kuri Yago Imana yari yabinyeretse. Yago muraziranye? Ntabwo tuziranye. Mwigeze kuvugana? Ntabwo twigeze tuvugana. Mwigeze kubonana? Na hamwe nigeze mubona usibye kuri cano gutyo ari gukora ibiganiro bisanzwe. Ntago muziranye muri make? Ntaho muzi mu nshuti ziwe, niba uri inshuti y'ubwo niwe tuziranye. Noneho wigeze gufata action maybe uvuge ngo inyuma y'ibi byose, inyuma y'ubuhanuzi bwawe, inyuma yo kumva Yago ngo ararwaye, wigeze gufata action uvuge ngo reka mamagare, reka shakishe Yago, reka musobanurire neza noneho kuntu byari bimeze mu buhanuzi bwawe? Ntabwo icyo kintu nigeze ngitekerezaho, ariko nyimara kubona ko yawupostinze kuri channel ye kuri Instagram ye akandika ari amagambo, nahise mbona ko nta n'impamvu yo kwirirwa nshakisha nimero ye. Ubutumwa bwamugezeho, ibindi njya kumusobanura birenze yuko ubutumwa bwamugezeho byaba ari ibihe. Numva nta n'impamvu, tavuga yasenga atasenga, icy'ingenzi ni uko ubutumwa bwamugezeho. Ejo nari ndi kumwe n'abantu somewhere bahita bambwira ngo bari mu gatwiko, bari mu gatwiko. Ndavuga se hari ukuntu watwika urwaye ukibeshera uburwaye mu by'ukuri? Byese bincanga ahantu nese bagti Yago yaba ari mu gatwiko, yatwikana nanjye atanaze atari n'ibintu twigeze tugana ngo tugamba. Nta nimero za Yago ufite kuri phone yawe? Ndazikura hese ko n'umuntu reka mubwire telefone yawe ndebe. Reka mubwire gato ninsanga nimero za Yago dore ngizi nako dore witwa Reyira uramuzi? Yes. Ni inshuti ya Yago sibyo, bajya bakorana ibiganiro. Ejo bundi wubwe niwe wamaye nimero za Yago, wabyumvise? Urazifite none muri phone yawe? Uretse gatuma nzikwereka, nanazihamagaye numva ubwanjye ntizicamo, reka nzikwiyerekera. Urumva? No kuri WhatsApp wanditse bigaragara ko adasubiza. Yago hamagara iyo nimero. Dore ngiyi iherwa na 200 na 2. Kamanze nkuremo ka kadege. Kuko ntizi Yago naba mvugana iki nawe. Umva ukuntu ivuga kuri telefone yanjye yo nyahamagaye. Ahubwo nandebere ko batambeshye ko ariyo bamaye, niba nawe ari ufite. Yihamagare wumve. Hari ebyiri. Ya 04 na 22. Ya 04 ni y'umuntu yakoresheje ikiganiro ngira ngo niwe Yago. Muhamagaye ambwira ko Yago kumubona bidashoboka. Ahubwo iyo ngo iherwa na 22. Okay. Bari bahamagara. Reka twumve. Kuri telefone yanjye wumva uko ivuga. Assurez-vous du numéro et réessayez. The number you've dialed is incorrect. Please check the number and dial again. Noneho itundebera muri telefone yawe urebe ko ari ufite. Oya niyo ngiyo ndabizi. Kukivuga gutyo. Reka turebe kuri WhatsApp nimba hari ahantu mwigeze kwandikirana ngo reka dutwike. Reba kuri WhatsApp rwose. Jya muri WhatsApp yanjye. Nama post asanzwe. Ari byo ubonaho se? Urabona na message zanjye azisoma se? Wapi? None se. Wapi rwose? None reka ngo urundi rugero jya muri telefone yanjye wandike nimero y'umuntu witwa Murungisabe. Nyifitemo. Uyandike kuri WhatsApp, umwandikire kuri WhatsApp reka atamborotse. Sabe yarakuborotse? Yaramborotse. Kubera iki? Nigeze kumuhamagara musaba ikiganiro yumva hari ndi kumutesha umutwe. Ahitamo kuboroka. Cyangwa nawe wari umufite ubuhanuzi? Oya nta buhanuzi nawe mufite kuko icyo gihe nta nubwo yari bwamenye ko ndi umuhanuzi. Muri bya bintu nagusabaga ikiganiro cyo kuvuga ku ntuza ku ngurube. Nicyo gihe namusabaga ikiganiro. Wowe wamusabye arakuboroka. Nabyo wabibonye. Sibyo? Ubwo ngaho mbwira undi muntu nacaho ngame nimero ya Yago. Mu gihe iyi ngiyi mfite ivuga gutya. Urumva se? Nyatari. Noneho umuntu wanayimaye bamwita Reyira. Nawe yayimaye ejo bundi. Ngira ngo muhamagare mubaze ati bimeze bite ngo byibura nanjye nze mu bantu bagusengera nze gusengere nanagusure naho urwaye naho urwariye wenda abantu batanagira ngo njyewe natinye no kugera aho urwariye. Ivuga gutya. Cyokora Reyira we twaravuganye n'uwitwa Vava uriya witwa Dorimbogo
nawe twarabonanye ari n'ahantu twakoranye ikiganiro ari kumbaza iby'ubwo buhanuzi anambwira ko adapinga ubuhanuzi ahubwo ansaba yuko twakwifatanya n'abamusengera njye ubuhanuzi bukimara gusohoka akamara no kurwara nahise nakira abantu barenga muri za 300 kuri WhatsApp n'abandi bamamugaraga bisanzwe bashaka ko twishyira hamwe tukaba mu kagurupe ko kumusengera. Iyo maze guhanura ugahanura ibintu bikaba kandi ni ibintu bibi atari ibintu byiza ko Satani yashakaga ubuzima bwa Yago urumva yamusabaga ubuzima bwe kugira ngo bamukure kuri iyi sibyo wahise ufata time yo gusenga yego mu masengesho yawe ntago wongeye kuvugana n'ibyo jwi ryaje rikubwira ngo Yago Satani iri kumusaba ngewe ejo ndi gusoza amasengesho yes y'iminsi 2 voice yisengesho nari ndi gusenga rya nyuma naryohereje uwitwa Regira ndi guhaye ngo rikoreshe nibagire ngo nukuri twikiraho nukugira ngo nkumvishe yuko Regira iryo jwi nari mwoherejeje iryo sengesho muri ngiye numvaga ko iryo sengesho ririmo n'ikintu nakwita ubuhanuzi kuri we kuko muri iryo sengesho nashidutse ngewe ndi gusenga ijambo rivuga ngo ndagushimiye Mana kuvuguruje imigambi mibisha Satani yari afite kuri Yago kandebereyira nabyanditse gutera harya Reyira naza kwibuka sishaka ko nabyanditse so ijwi wongeye kuvugana na rya jwi rirakubwira ibindi inyuma ya biriya byose reka mbanze nshake rya sengesho iri ni rya sengesho rya nyuma nari ndi gusenga karawaga sinambanze akako hejuru ako ko hasi gato ko hasi urukire gukora imirimo n'ibitangaza uko niko mboneyeho gusengera mwene data Yago mu izina rya Yesu Kristo ndamusengeye ejo niriwe musengera ndetse n'uyu munsi nongeye kuzamura isengesho kugira ngo nyiringabo Imana ukore ku buzima bwe umukure ku gisasiro mukawuburwayi wonda usenya mukawuburwayi wonda uritagura mu izina rya Yesu Kristo baragasa umwuka wera bubasha n'ubushobozi bituruka ku Mana ishobora byose nibyo mamagaye ku buzima bwe reka twumve inkuru nziza yuko Yago yavuye kwa muganga kandi uburwayi bwe bwakize kubw'imbaraga z'umwuka wera ndohereza ububasha ndetse n'ubushobozi Mana wamvugiyemo uravuga ngo tumusengere nanjye nafashe umwanya uhagije wo kumusengera ndetse n'iki gitondo nongeye gufata umwanya uhagije wo kumusengera nifatakanyije n'abagenzi banjye bagize icyifuzo cyuko twakwifatikanya tukamusengera twitandukanyije n'abapinze ubuhanuzi niyo mpamvu nyiringabo Imana nawe musengeye kandi ndategekesha imbaraga n'ububasha n'ubushobozi bimukure ku gisasiro muri iki gitondo mu izina rya Yesu kubera ko dusenga Imana ikora imirimo n'ibitangaza ndagushimiye sina ryawe nisirwa hejuru ndagushimiye ko wumvise gusenga kandi Uwiteka ukoze cyane ibiruta ibyo twebwe abana b'abantu dutekereza. Kararangiye cyane n'umuntu uhamagaye ari umuntu uhamagaye ntacyo nako ngako dino sengesho niryo nahise nohereza Reyira sasa kubera iki wasenze uri kwirekodinga impamvu nasenze ndi kwirekodinga urabona ni timu y'abantu bifuje ko twifatikanya gusengera Yago ubwo rero niba twifatikanyije ni ngombwa yuko bumva ko nanjye ndi mu mwanya wo kumusengera hanyuma rero nabahurije kuri WhatsApp hari uburyo ufata abantu ukabahuza muri groupe ariko buri wese message ikamugeraho ku giti cye kugira ngo nabo bizere yuko ndi kumwe nabo mu isengesho basenga uko babyumva nanjye niyo mpamvu nasenze ndi kwirekodinga so ijwi rya mbere ryakubwiye ko Satani irimo kumusaba narindi ijwi ryakubwiye nimba Satani iracyakomeza cyangwa umugambi wa Satani ayisupfa cyangwa bimeze gute muri iri sengesho waburijwemo yes rino sengesho niho numva iyo connection
ko waburijwemo. Ariyo mpamvu isengesho numvise ko rishubijwe nuko Yago akize uburwayi bwe. Nta kintu ari bube. Ntacyo ari bube rwose kuko mu byo nahanuye nta kintu ari bube. Sinahanuye urupfu. Nahanuye ko Satani yamusabye, ahubwo abamuhanurira urupfu. Yari yamusabye iki? Urumva n'uburwayi yamurwaje nyine, ntubyumva se? Ngiye ntabwo nari nzi uburyo amusabye mu bwo aribwo, kuko n'umunyamakuru namusobanuye ko nayo basabwa, yasabwe ku mitungo, asabwa ku bana, asabwa ku burwayi, ararwara araremba, ariko hejuru y'uko Satani yari yasabye Yobu, Imana yaje kumushumbusha ibyo Satani yamuriganyije byose. Burya Satani ajya gusaba n'Imana ikemera ikagutanga iyo utasenze. Ariko kubera ko twasengeye Yago, niyo mpamvu Imana yerekanye ibimenyetso by'ubuhanuzi ko Satani yari yamusabye, ariko Uwiteka akaba yongeye kurambura ikiganza ku buzima bwa Yago. Muzongera kumva Yago mu minsi itari mike yamwumva ari muzima, ahumeka umwuka abazima kandi akomeza ibikorwa byiza byo gufasha abantu b'Imana kugira ngo abadafite ubuzima bagende bamuboneraho. Uzi abantu bafite ibijyaha byinshi cyane kandi umuriro wabo uzabaka nabi cyane. Niba abantu mu bitekerezo byanjye, ariko niba abantu bavuga ngo navuganye n'Imana yambwiye gutya, navuganye n'Imana ijwi ryaje rimeze gutya na gutya, navuganye n'Imana irashaka ibi ngibi, so ukabeshya ukibeshyera Imana ko mwavuganye kandi mutavuganye. Aba bantu ndabababarira cyane. Afazaze umbwire ngo njyewe nagize iyerekwa ryanjye, ariko nago numvishe ijwi ry'Imana ryambwiye gutya na gutya, njyewe mfite iyerekwa ryanjye. Ariko wowe nimba ubihamye neza ko Imana yakubwiye, ukaba urimo kubeshya, usibye wowe gusa n'abandi bavuga ngo nabahanuzi ngo Imana yambwiye kaba atari Imana, mufite ibibazo rwose. Ubwo n'ubutumwa utangaje n'abantu babwumvireho, ariko buriya uko umuntu akorana n'Imana ntabwo abantu babimenya. Sinangombwa kugira ngo nkumvishe ko ari Imana ndi kuvugana nawe cyangwa ndi kuvugira, kuko ubwayo niba ariyo yavugiye muri njye ntizatinda kugaragaza ko ari ivugiye muri njye. Niba atariyo, njyewe niryo uzahano kuko navuze itavuze. Kuko Bibiliya iravuga ngo hazabona ishyano umuntu uvuga ngo Uwiteka aravuze atavuze. Ibyo byose tubikora tubizi neza ko ndamutse nkoze sakirire ngo nkavuga itavuze, nabona ishyano. Njye narasomye Bibiliya, narasenze, ngira icyumba cy'amasengesho cya gurupe yitwa Philadelphia gisenga ku wa mbere. Yago si we wa mbere nabikubwiye nigiyeho guhanura, kandi nkabona ubuhanuzi burasohoye. Abo dusengana benshi ndabahanurira, nabo bo kuri telefoni bifuje ko dusengana tugasengera Yago. Harimo n'abandi bifuza ko nabo ubwabo dusengana kubw'ibyifuzo byabo bigasubizwa. Kandi ukihereye kera kose Imana yahoze ivuganira n'abantu bayo mu kanwa k'abahanuzi. Niyo mpamvu muri Yoweri mu bice 5, ndumva ari mu bice 5, hari ijambo rivuga ngo nzasuka mu minsi y'imperuka, nzasuka umwuka wanjye wera ku bantu banjye. Icyo gihe abasaza n'abakecuru bazarota, abasore n'inkumi bazahanura, ikindi abagabo n'ababyeyi bazerekwa. Ubwo rero niba ari ibintu byavuzwe kandi ukaba wavuze ko turi mu minsi y'imperuka, mwitegeka abahanuzi bagomba guhanura. Ngende umwe mu bahanuzi Imana igiye gukoresha imirimo n'ibitangaza muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, Amerika, Uburayi, Canada na hehe. Munyitegure ko ngiye kuza mbabwiriza ubutumwa bwiza nanabamenyesha icyo Imana ivuze, kuko nigiye Imana ije gufata umugeni wayo hanyuma ikarangiza isi imperuka ikaza. Ese abahanuzi tuzajya tubamenya gute abo kuri n'ababeshyi? Muzabamenyera ku mbuto bera, niko birayavuze. Byanga bikunda hazagira itandukaniro ryabo hagati y'abavuga ukuri n'ababeshyi, rizabaho. Kuko Imana izajya yemeza yuko yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi icyo avuze gisohoye. Nakuvugaho uburwayi buze, nakuvugaho urupfu mwumve runaka yapfuye, nakuvuga ko hari ibyiza Imana igukoreye mwumve ibyo byiza byabaye. Kuko Imana ivuga ibyiza n'ibibi. Reka dutegereze dukomeze no gukora research, nidusanga ari agatwiko mufite ibibazo. Nimba ari Yago arwaye, ni he's our brother,
he is my brother too, ni inshuti yanjye, ndamusabira, ndamusengera akire vuba. Recover soon my brother, recover soon. Ariko ubuhanuzi buteye ubwoba cyane, buteye ubwoba. Ntabwo buteye ubwoba. Ntabwo babuteye. Imana yavuze none ikagutangariza ikibi umwanzi yarakugambiriyeho, ntabwo buteye ubwoba. Ahubwo mureke mbabwiye burya abanyarwanda Imana iradukunda. Reba Imana ni nyacyubahiro. Sibyo se? Ni umwami w'abami. Ikareba mu isi yose aho kugira ngo ijye gufata mu mugongo uriya mwami Sharire wa gatatu w'Ubwongereza kubwo kubura umubyeyi we. Ikaza kumenyesha mu Rwanda yuko hari umunyamakuru umwe mu banyamakuru bakomeye. Satani yasabye ikaza no kumurwanirira. Rumva Imana idakunda abanyarwanda. Rumva Imana itari gupromotinga igihugu cy'u Rwanda k'Imana kirimo. Urumva yamvuga abanyarwanda bajya bavuga ngo ni Imana yirirwa handi gataho i Rwanda ahubwo irahirwa ikanaharara. Reka dutegereze ibyinshi turaza kubimenya, natwe dufite ubwenge, dufite amaso, turatekereza neza kandi turasobanukirwa vuba cyane. So uyu nguyu yitwa Ezekiel, ni umunyamakuru ngo w'umuhanuzi. Iyi story reka tuyikurikirane hafi, ejo bundi bibaye ngombwa twaza kugaruka tugakorana nayo ikiganiro tukamenya what is going on. This is BigTown TV. Ezekiel, urakoze cyane. Murakoze namwe bajye kuri Kiranuka TV bareba ibyo biganiro byose n'ibiganiro ngenda nkicishaho by'ijambo ry'Imana, kuko nge ndimo ndahamagarira abantu kumva ubutumwa bwiza n'Imana ibwira abantu. Bajye kuri Kiranuka TV babikurikire, aho ngo banahasanga na nimero yanjye ya telefone kuwayishaka ashaka ko tufatikanya gusengera Yago, cyangwa se agashaka nuko tunafatikanya mu buzima bwose bwa buri munsi bw'uburyo bijyanye n'iyobokamana. Murakoze, Imana bamugisha. Asante sana. Until next time, this is BigTown TV. Stay with us. Icyo ugomba gukora urukizi ni gukanda subscribe maze ukagumana natwe kuko inkuru zo ni nyinshi cyane. I go by the name BigT behind the cameras. Ndi kumwe na sister Nina hamwe na Kebro, nabo barakoze cyane. Namwe muri mukurikirana BigTown TV murakoze cyane. Comment zanyu zirakenewe nyinshi cyane kugira ngo tumenye what is going on, wowe byumva gute, bitekereza gute, bibona gute n'ibindi byinshi cyane tutazi. So big up to yourself. Until next time, ciao ciao.